kuri uyu wa gatandatu saa moya Kigali Pele Stadium. Ikipe ya Rayon Sport irakira ikipe ya Singida Black Stars yamaze kugera mu Rwanda mu rugendo rwo gushaka itike yinjira mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Rugaju, ikintu cya mbere na mbere, attention, kwa kundi bakwenga attention, abareba bose bamenyeshejwe ko nta muntu uzinjirira ubuntu. Ni ukugura itike bahereye kuri President Tade yamaze kwigura mwana na invitation. No. Rugaju, tujyane Zandani na Siri zituruka mu Nzove. Zandani na za Siri ziri muri Rayon Sport. Bareyo mube hafi tubaganirira ikipe yanyu. Ni iminota mike ariko y'ingenzi cyane tunakumenyesha ko mu kanya na Singida tuyijyaho. Ikintu cya mbere bareyo nababwira ku munsi w'ejo twavugaga ikintu kijyanye n'imipangire y'abakinnyi. Umutoza yavuze ati uko match ya Kiyovu Sport abakinnyi bari bapanze. Yego. Umuntu wenyine uri bubonemo umwanya akinjiramo mu bakinnyi batabanjemo ni Abedi Bigirimana. Gusa arasimbura nde rero? Arasimbura nde? Kibazo kiza cyane Samiri. Kuri ubu umuntu witwa Richard Ndayishimiye amahirwe menshi ni ushobora kuvamo hakinjiramo Abedi. Ndabisobanura muri ubu buryo. Umutoza arakubwira ati impamvu ndi bushyiremo safe kuri gatandatu kuruta uko nashyira muri shari. Aravuga ati safe hari ikintu aduha iyo tudafite umupira Richard ataduha, icyo bita kwaka umupira, kwambura imipira. Ego. Aravuga ati safe ashobora kuba atari mwiza mu kijyanye rwose no gusohora umupira. Iki ngiki cyo ngo turawufite, turashaka umuntu ukura hagati tujyana imbere. Va muri ka yacu tujya mu yindi. Ati rwose wenda byemera ko Richard ni mwiza cyane, yakinisha ikipe neza, uburyo atanga baro ku mpande n'ibiki, uburyo akorana n'abamediateri bagenzi be, iyo afite umupira ku kirenge kumukuraho biragoye. Atubona ko Sefu agena n'amaperte de balle menshi ugereranyije na Richard. Aravuga atariko tugiye gukina n'ikipe ifite mediane ikomeye. Mediane irimo kapitani Halid Aucho twari tuvuze, Kratis Chota Chama. Ikamo Chota Chama. Ntabwo ariko kinayipanga mutoza Gamondi. Afata Halid Aucho. Ega buriya Halid Aucho nayo mwareberebaga no mu ikipe ya Young Africans. Ntabwo baresigaye bakimukashisha wenyine. Oya no mu ikipe y'igihugu y'Ubugande ntabwo akina wenyine. Kuko bakina Ronald Sekiganda agakina box. Ntabwo akiri wa mukinnyi utanga bya indi yatangaga. Rero niyo mpamvu muri Yanga bamushyiragaho uyu musore Duke Abuya. Uyu mutoza rero Gamondi ni umuntu wamutoje arabizi. Azi situation Singida mwakiriyemo. Afata rero witwa Halid Abibu. Hari n'igihe abantu babonaga banditse ngo mu ikipe ya Singida arabanzamo Halid, bakavuga ati se Halid Aucho ari mu ikipe y'igihugu akaba no muri Singida, n'umusore twa Halid Abibu. Noneho imbere yaho bakashyira Diomande, n'umusore ukina 10. Niyo mpamvu mwabonye Chama asa nk'ukina free roll, akina ku ruhande, ari rwa ruhande rupfuye ari wa mukinnyi ushobora gufasha mu kwataka. Niyo mwarayibonye biranamworohera gukora igitego kuko ntabwo akina ya role ya playmaker. Arakinira ku ruhande yunganira Muwaku uno muzayirwa ndetse n'uno mutaramundi ukunda gukina yataka rekanze murebe ndamufite hafi yitwa Maruf Chake Munyatogo. Bari Maruf Chake Munyatogo ndetse na Muwaku na musore witwa Cham. Urayitwinjizamo neza cyane na Ruvuyanga mu kanya. Yego. Muri Rayon Sport mu gihe turi kuyiganira ko amahirwe menshi ari uko Sefu azakina, Richard akaba ari kuri bench, Abedi akaza mu kibuga. Abedi yavuye muri equipe nationale y'u Burundi Rigoga nshuti yanjye, afite akabrusire gato munsi y'ikirenge hagana ku gatsinsino. Iyo muze brusire mu mupira ntabwo ari igisebe nk'igisebe nyine. Afite hari ukuntu umukinnyi asa n'ugukubita nkaha ku gatsinsino ariko hagana munsi y'inyuma y'ikirenge haranaryana ukanyagwa. Nta muntu wari waribwa munsi y'agatsinsino ngo mvuge ukuntu biryana, urakandagira ukumva kubera ko harimo imitsi izamuka kandi mu bworo n'imitsi yose ihuriranye. Uzi ko uribwa ukuguru kose bikanafata n'umugongo. Agatsinsino ni kabi cyane. Ariko timu physio wa Rayon Sport yambwiye ati Rugaju, ubushake Abedi afite n'imyitozo ari gukora n'uburyo turi kugerageza kumuvura biragaragara yuko iyi match azaba ashobora kuba ameze neza, azayikina. Abedi ngo yarivugiye ngo nakunze icyo kintu cyanejeje cyane bareyo ahantu muri mushimira Abedi. Yavuze ngo izi nizo match naguriwe
nta excuse n'imwe yambuza kujya mu kibuga keretse ndwaye bya bindi bidashobora kwihanganirwa nyine hari ibintu utagira mugakina ni kwa muganga aryamye mu bitaro atari ko ibi bintu bashobora kuntera urushinge nshobora kuzirika akabandi inyuma nkagira ibyo mpa ekipe niba y'iminota 60 ndajyamo munshyiremo. Rero undi mukinnyi abareba bibazo mbere yo kumvuga 11 yego tujya no kuri iyindi match ni umukinnyi witwa Emery Bayisenge. Bareyo aha muraza kwihangana, Emery ntabwo azaboneka. Yego. Emery ari gukora ku ruhande, ari gukora wenyine, rwose baragerageje kureba ko yari coveringa imvura yagize kuri Vipers byanze. Buriya rero kuri story ya Emery nawe buriya kumvuneye. Emery buriya no kuri Kiyovu yashakaga gukina. Abwira coach ati genda tayari kuko nanjye ahantu nshaka kugaragarira ni ku mukino wa Kiyovu n'umukino w'ikipe ya Singida. Ariko umuganga abwira coach Afahami yarambwira ati coach dufashe riske tukamukinisha ubu twazariska kutazongera kubona Emery Bayisenge mu kibuga vuba hangaha. Naho muri Emery buriya nawe yifuzaga gukina uwo mukino. Uko biri gutekerezwa rero Rigoga nuko uretse ko Emery ataboneka undi muntu uri gukoreshwa cyane mu myitozo kubera cya kintu cya manque d'experience muri defense yariyo twabigarutseho. Fabrice n'umwana nibwo akiva muri iriya kipe yatsinda batsinde nta myaka 2 amaze mu cyiciro cya mbere. Yajemo sezishize we are talking about Kabange yari ari muri Gorilla yego ariko nawe ntabwo ari nibwo bwa mbere ari gukina imikino kuri no level. Turavuga Rushema abaye muri Mukura nibwo bwa mbere ari gukina kuri no level na equipe barimo na iraremereye and na opponent twibuke ntabwo ari opponent woroshye araza kwinjamo nepa kubwira profile z'abakinnyi ba Singida vraiment n'abakinnyi bakomeye. Yatangiye gukoresha Youssou Diagne cyane rimwe na rimwe mu myitozo arimo aranyuzamo nubwo azaba ari umusimbura kuko no kuri Kiyovu yari ari kuri bench akamuzana muri ekipe ya mbere ngo arebe mu gihe bitakunda kuri bari abana ese nahita muzana hakiri kare kugira ngo ndatsindwa. Bivuze ngo abareyo bashaka kuzabona remplacement yihuse bitewe n'imigendekere y'umukino bijyanye nuko bari abana bomba defenseur batatu tuvuze ba reponde. Ariko Youssou Diagne kuko Emery adahari ari kumwegereza cyane ko kuba yazamuha iminota ari kumukoresha cyane byihari. Hari ikindi kintu abareyo bari kwibaza batese role y'umuntu witwa Abedi Lokando. Ngi sinzongera kumwita Abedi Bigirimana aho namenye amazina ye rwose y'amakongomani niyo nzajya nivugira yitwa Abedi Lokando. Uyu Abedi Lokando cyangwa Abedi Bigirimana nkuko mumuzi azakina 8 cyangwa azakina 10. Decision yabaye ko Abedi azakina 8 umusore Gruara agakina 10. Kuki bafashe no decision? Bavuga yuko hari ikintu yifitemo Gruari ba Abedi batagira cyo gutsinda ibitego. Ikintu cyitwa scoring rate ye imeze neza cyane. Iyo umutoza barara scoring rate umuntu ashobora guhita antera amabuye ati Rugaju aho yagereye muri rero atsinze bingahe. Twebwe nk'abatoza ubwo nambaye umwambaro w'abatoza tureba imyitozo umuntu yitwara yego ashaka kutabibona mu kibuga muri match ariko mu myitozo abitsinda. Bivuga ngo niba ashobora kubikora mu myitozo no muri match hari igihe byazamukundira bishobora kuba bitaraza ariko mu myitozo biri gukunda. Ikindi cya kabiri rero Rigoga nshuti yanjye nuko travaye Abedi Sambalo n'abakinnyi bake mu Rwanda bayigira. Abedi ni umukinnyi ugira umwuka nyine arakora adafite umupira afite imbaraga fizike z'umubiri. Abedi mwese muzitaye ntabwo byasaba kubisobanura. Yego jewe igice cye kimwe mbona abakinnyi bagomba kugira n'iratako cyane. Rero mu buryo bworoshye kuko tugomba no kujya kuri Singida Ruvuyanga karipotinga ubwo kuri rero ndashoje dukorere 11 none 11 n'abanga kuko tugiye hafi match turi kuyegereza 11 bareyo kuri match ya Singida. Mwizamu hazaba harimo Pavel Nzira nta gihinduka. Yego abadefenseri ni 3 hagomba kuba harimo umusore witwa Rushema Chris hakamo Fabrice hakamo na Kabange yakinnye kuri gihinduka. Uruhande rw'iburyo nk'umu wing back ni Serumogo Ali Omar arahari cyane. Uruhande rw'imoso nk'umu wing back ni Cindy Paul Jesus niwe bazabanzamo. Yego babiri bo hagati bazaba bakimipira. Abedi Lokando azaba ari ku 8 ariko kuri 6 amahirwe menshi ni safe. Bisubiyemo amahirwe menshi kuko ubwo harimo duke cyane duhereza Richard umwanya. Ku ruhande rwo ku 10 ntabihinduka Gruara agomba kuba ari mu kibuga cy'ini 10.
hakataka abantu babiri. Hagomba kwataka umusore witwa Rutsiro, njye niko mwita Yves, inshuti cyane ya Samir. Hakanataka umwataka Bareyo mwakunze kandi uri kugaragaza yuko azaba mwiza, umusore Asumani Ndikumana wo mu Burundi. Iyo niyo Murera. Abasimbura possible bihuta harimo Richard kuri bench, harimo Yusudi yanyu muri defense. Ego umwe muri bo nyine ubwo kuko shiza Richard reka twamureke Richard cyangwa se yego Richard amahirwe menshi kuri bench. Yego Yusudi yanyu inyuma muri defense mu gihe havuka ikibazo. Hari gukoreshwa cyane mu gihe igitego cyatinda kuboneka, nabivuze ejo, umusore witwa Aziz Basane Kulanya. Buriya niyo umutoza akora icyo bita plan du jeu, uba ufite abakinnyi nka 3-4 uvuge ngo abangaba in case bagomba guhita baza gustepinga in bagakemura ikibazo mu gihe nakora changement wenda mpindura amasysteme cyangwa ubwo aho mitana nabwira abantu bagera imyitozo bikabacanga. Niyo mpamvu iyo umutoza ari gukoresha imyitozo iri technique usanga afashe nka Bagayogo agafata na Basane, ugasanga bashyize nko muri kona imwe mu ruhande rumwe, ari kubakoresha imyitozo isa ari babiri n'abandi bari gukora mu gice cyabo gutyo gutyo. Rigoga dusoza kuri Reyo, abayobozi barasura ekipe iri gucumbika mu Karumuna, barayisura abahe bayobozi ku mugoroba ni Tade n'inshuti ze niko nsigaye mbi bona Sadate na Jean Fidel n'abafura. Icyo navuga prime yo igomba kuba hejuru y'ibihumbi 200 kuko niba barabonye 6 kuri Kiyovu biratekerezwa ko iyi match no kugezwa mu bihumbi 400 cyane ko mukanyana nabonaga stade ishobora kuzura. Urumva amafaranga araba yabonetse ko nk'ubu VIP imaze kugera kuri 80%, VIP 5.8, muri regular ni 5.2, muri general ni 49%. ubwo ni kuvuga ahashobora guturuka prime. Bambwiye ko ngo muri systeme hamaze kugurwa amatike agera kuri 2300 kandi stade zajyamo 7000. Mwiko ko turi kuwa 4 match kwa 6 nimutagura tike nonaha ntimuzavuge ngo ngo ntitwabimenye ngo none ngo stade ngiruzuye. Ubwo Bareyo bagure tike banyuze ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa barebe ku kanyenyeri 662 akanyenyeri 700 akanyenyeri 772 urwego bagure tike.